Kuva mu kwezi kwa gatandatu ibyiciro by'ubudehe byashyirwa ahagaragara hagiye havugwamo ibibazo bitandukanye kuko ibi byiciro byagiye bihuzwa na gahunda zitandukanye zijyanye n'iterambere ry'abaturage zirimo nk'ubuzima n'uburezi. Gusa ariko kuri ubu bamwe mu batuye mu bice by'icyaro batubwiye ko nyuma y'ibibazo bitandukanye bagiye bahura nabyo bo ngo babona bakagombye gushyirwa muri ibi byiciro ariko bakaba umwihariko kuko ngo bashyirwa mu byiciro bimwe n'abanyamujyi kandi imibereho yabo itandukanye. Ibibazo umuntu afite ibipangu, afite amamodoka, afite iki, wera atuye muri uwo mujyi, nanjye ntuye aho mu giturage, wera nanjye basize mu cyiciro cya kabiri nayo musize mu cya kabiri. Nese urumva atari kibazo icyo minengaho nyine wenda nk'abantu batuye mu mujyi wenda batuye batanakodesha nubwo babakodesha ariko bigaragara yuko bafite imitungo bagombye kutabanganya n'iki n'abantu bo mu giturage kuko umuntu wo mu giturage arya ari uko yabonye mu buhinzi byagera nabo gasanga arahinze atahiyaho ikibazo se wabona umuntu nk'abariya bari muri biriya bizu bya ruguririya cyangwa se nyine bafite amamodoka ukumva ngo ari mu cya kabiri ukibaza ngo nkanjye uri hano muri kino cyondo nzaba ndi mu cya kabiri nuri ugenda mu modoka ye ufite abakozi akoresha ari mu cya kabiri tuhurire heye. Reka ngoye nk'urugero hari nk'umuntu wubatse inzu urumva akaba avunaguye iyo nzu ikaba ivunaguye ariyo twita icyobo iyo nzu akaba afite imodoka uwo muntu ntago wamungereranya nawe kuko ngewe akagahumbi nkorera nta kintu ahubwo inzara yaranyishe nta kintu kamariye. Abo baturage kandi baravuga ko bahura n'ibibazo bitandukanye birimo kubura uko barihira abana amashuri ndetse bakabura n'ubushobozi bwo kugura ubwisungane mu kwivuza kandi barashyizwe mu byiciro by'ubudehe bibemerera ko bafite ubushobozi bwo kuba babyikorera ubwabo dore icyo basaba inzego za leta. Nkanjye mbese urugero nkanjye nk'ubu nari mfite abana bagombye kwiga barihiwe hari uwari urangije wagombaga wenda gukomeza kwiga akarihirwa cya gice barihirwa cyangwa se leta ikamurihira yose akazayishyura nyuma byabaye ngombwa yuko yicara kubera ko ari mu cya kabiri. Nk'ubu nta mituweli ngira ngo ni ukwiyishyurira amafaranga nkura hazanyishyurira yishyurira abana 4-5 turayisaba kugira ngo barebe abantu bari hasi n'abari hejuru beko baringaniza. Nicyo nasaba leta nuko wenda bo mu mujyi kubera hariho abari n'amafaranga bashobora kubashyira mu cya kabiri wenda mu giturage akashira mu cyiciro cya mbere baza bareba nk'umuntu wo mu giturage urumva bakagira abo bashira muri icyo cyiciro cya mbere nabo bashira mu cya kabiri kuko no mu giturage baba batandukanye. Naho ku ruhande rw'ikigo gishinzwe iterambere ry'inzego z'ibanze ari nacyo gishinzwe iyi politiki yo gushyira abanyarwanda muri ibi byiciro hashingiwe ku butunzi cyo kiremeza ko ibi baturage bavuga bitandukanye n'ukuri. Uyu ni umuyobozi ushinzwe ishami ry'iterambere ry'abaturage muri Roda Bwana Saidi Sibomana. Umuntu abirebeye ku ruhande yagira ngo nibyo ariko ugiye mu mibare no muri content usanga abatabaricyo ubona ko tuyifata muri context ya education y'amashuri nk'abantu bari muri class A cyangwa class B hariho wabonye nka 50 undi akana 51 undi 53 undi 54 ariko tukagira intervale ivuga ngo guhera kuri 51 kugeza kuri 60 abo bantu bagaragara muri icyo cyiciro bitwa A. Ntabwo bivuga yuko abantu bose barimo bahuje ubushobozi bahuje uburyo ahubwo nuko babona intervale niyo mpamvu banabyita ngo ni icyiciro runaka kirimo abantu batandukanye ariko wenda kugira ubuzima bwenda kwegerana cyangwa ubuzima bwenda gusa ariko uyu muyobozi aremeza ko hari gahunda zitandukanye z'iterambere zagenewe bene aba baturage kugira ngo bave mu mubare w'abakeneye ubufasha bwa leta. David Nzabonimpa, Isango Star.